ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo mubabaro ntwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho mubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho mubabaro wose. Haleluya. Amen. Imana izavanaho umubabaro wose, hanagura amarira. Muhumure, icyo nababwira nuko tugiye gutabarwa. Amen. Icyo nababwira abanyarwanda nuko tugiye gutabarwa. Icyo nababwira abantu basenze nuko tugiye gutabarwa. Imana itugirire neza. Ndumva ariyo message nari mfite. Yesu aduhana umugisha. Amen. Amen. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ariko tutarasenga wabasha ubagurwa Yesu nkunda, ziko ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. N'igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Amen. izavanaho umubabaro wose, izahanagura amarira kandi izavanaho hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka.
nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo mubabaro ntwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho mubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho mubabaro wose. Haleluya. Amen. Imana izavanaho umubabaro wose, Hanagura amarira. Muhumure, icyo nababwira nuko tugiye gutabarwa. Amen. Icyo nabwira abanyarwanda nuko tugiye gutabarwa. Icyo nabwira abantu basenze nuko tugiye gutabarwa. Imana itugirire neza. Ndumva ariyo message nari mfite. Yesu aduhana umugisha. Amen. Amen. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ariko tutarasenga, waba ushaka ko dufatanya gusenga, nimero yanjye ni 0782 966 947. Yesu aduhana umugisha. Uri Imana nziza, uri Imana ibana natwe, uri Imana yabanye natwe mu bihe byose duherereje inyuma. Mwami tubwiye byiza, tubwiye ko mwami urarebye ubona agahinda twagize, ureba amakuba n'ibiki byose twaciyemo, ureba databuja mu izina rya Yesu Kristo, urareba usanga dukwiriye ibyiza. Uratubwira uti hari ikiraro ugiye kutwambutsa, twambutse iki kiraro rero mwami kugira ngo twongere tunezerwe, kugira ngo twongere databuja tugire ibyishimo, kugira ngo twongere tukunezererwe cyane, kugira ngo twongere dukomeze kubana nawe twiringiye kuri shobora byose. Arega hari n'abatarabona neza yawe, hari ababikurura ntibabishyikire, ariko databuja twemera ko databuja niyo ukiye amahoro, niyo twiriwe amahoro tugushimira. Urakoze rero ko twumvishije, urakoze ko twambukije kiriya kiraro, urakoze ko duhaye umunezero. Turasenze kandi turizeye kubidukore ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Ubavurwa Yesu nkunda, ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. N'igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu.
nubwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose amen izahanagura amarira kandi izavanaho umubabaro wose Yesu ashimwe cyane amen uko biri kose rero Imana izavanaho umubabaro wose ngo ni igihe gitoya intambara zigashira ngo ni igihe gito umuraba ugacyama ngo nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago ngo nzaba mbumbatiwe mu maboko ye amen reka dusenge mesaje bafite niyo Yesu wamugisha kandi wagirire neza turi kumwe nimero ni yayindi amazina ni yandi ni Mugabe Eric nimero ni iriya ni 0782 96 97 Yesu abamugisha murakoze cyane karibu nisengesho Mana yacu turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza tugushimiye ko wabanye natwe Kristo tugushimiye ko wadushyigikiye mu byo twavuze byose wabanye natwe ngaho rero kirakubana natwe kandi tugire neza abarwayi turabasengeye ababyeyi turabasengeye kuri kiriya cyorezo mu izina rya Yesu ndetse no mu perezida hari hose muri kiriya gihugu turamusengeye mu muhagarareho mu izina rya Yesu Kristo tugaragareho tugire neza tukugiraho umugisha ni ukuri n'abari muri kiriya gihugu cyo byose databuja turabasengeye kugira ngo ukuboko kwawe kubane nabo abarwayi barengera abapfakazi bahagarareho abatishoboye bashyigikire mwami databuja tuzi ko n'igihugu hari igihugu kirimo inzara kandi iteye ubwoba nacyo turagisengera ngo utange ibyo kurya bitunga imibiri ndetse n'iby'umwuka nabyo babibone ngaho abana natwe twese kandi turasenga turizeye ko biduha ibimenyetso mu Yesu Kristo nimero yawe ya telefone kugira ngo wifuza gusengana nawe n'uwifuza kukubaza kuri ya gahunda y'ubukwe kubaza uburyo bwo kohereza intwererano abe yayibona mu buryo bworoshye nimero yanjye ndumva nayivuze ni 0782 96 97 41 Yesu abamugisha rero amahoro y'Imana abane namwe shalom Yesu ashimwe cyane amen uko biri kose rero Imana izavanaho umubabaro wose ngo ni igihe gitoya intambara zigashira ngo ni igihe gito umuraba ugacyama ngo nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago ngo nzaba mbumbatiwe mu maboko ye amen reka dusenge mesaje bafite niyo Yesu wamugisha kandi wagirire neza turi kumwe nimero ni yayindi amazina ni yandi ni Mugabe Eric nimero ni iriya ni 0782 96 97 41 Yesu abamugisha murakoze cyane amen karibu nisengesho Mana yacu turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza tugushimiye ko wabanye natwe Kristo tugushimiye ko wadushyigikiye mu byo twavuze byose wabanye natwe ngaho rero kirakubana natwe kandi tugire neza abarwayi turabasengeye ababyeyi turabasengeye kuri kiriya cyorezo mu izina rya Yesu ndetse no mu perezida hari hose muri kiriya gihugu turamusengeye mu muhagarareho mu izina rya Yesu Kristo tugaragareho tugire neza tukugiraho umugisha ni ukuri n'abari muri kiriya gihugu cyo byose databuja turabasengeye kugira ngo ukuboko kwawe kubane nabo
abarwayi barengera, abapfakazi bahagarareho, abatishoboye bashyigikire. Mwami databuja, tuzi ko n'igihugu hari igihugu kirimo inzara kandi iteye ubwoba, nacyo turagisengera ngo atange ibyo kurya bitunga imibiri ndetse n'iby'umwuka nabyo babibone, ngaho abana natwe twese, kandi turasenga turizeye ko biduhaye n'ubuzima bwa Yesu Kristo. Nimero yawe ya telefone kugira ngo wifuza gusengana nawe n'uwifuza kukubaza kuri ya gahunda y'ubukwe, kubaza uburyo bwo kohereza intwererano, abe yayibona mu buryo bworoshye. Nimero yanjye ndumva nayavuze ni 0782 96 97 41. Yesu abamugisha rero, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.